Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi wa 81 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya mbere cy'Abami. Uyu munsi turakomeza dusoma ibice 14 n'ibice 15. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo Ahiya ahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka wiyoberanye, utamenyekana ko uri muka Yerobowamu maze ugishira. Ni nk'umuhanuzi Ahiya aba wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko. Kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwira uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka Gishiro kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yari ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana w'urwaye, ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati, yewe muka Yerobowamu, injira. Ni iki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngo utumweho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu utumva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze, ngo yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isiraheli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi. Ariko wayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, witonderaga amategeko yayo akayakurikirana umutima we wose, kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo umwana apfe. Abisiraheli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isiraheli, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye? Kuko Uwiteka azakubita Isiraheli abe nk'urufunzo runyeganyegera mu mazi, akarandura Isiraheli muri iki gihugu cyiza yahaye ba sekuruza, aba batatanirize hakurya y'uruzi Ufurate, kuko biremeye Asherimu bakarakaza Uwiteka. Kandi azahana Abisiraheli abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisiraheli ngo bacumure. Nuko muka Yerobowamu arahaguruka aragenda asubira i Tirusa. Ageze ku muryango w'inzu umwana arapfa. Nuko baramuhamba, Abisiraheli bose baramuririra, kuko Uwiteka yari yabivugiye mu kanwa k'umuhanuzi we Ahiya umugaragu we Ahiya w'umuhanuzi. Kandi indi mirimo ya Yerobowamu yose, uko yarwanye n'uko yategetse, byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami ba Isiraheli. Yerobowamu yamaze imyaka 22 ari ku ngoma, aratanga, asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Nadabu yima ingoma ye. Iby'ingoma ya Yerobowamu. Rehobowamu mwene Salomo yimye i Buyuda, kandi Rehobowamu yimye amaze imyaka 41 avutse. Amara imyaka 17 i Yerusalemu ari ku ngoma, mu murwa Uwiteka yitoranirije mu muryango wa Isiraheli yose, ngo bariho ashyira izina rye. Kandi nyina yitwaga Nama umwamonikazi. Bukeye Abayuda bakora ibyangwa n'Uwiteka, bamutera gufuha kubw'ibyaha bakoze biruta iby'abasekuruza bakoze byose, kuko biyubakiye ingoro n'inkingi na Asherimu ku musozi muremure wose no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muri icyo gihugu hariho abatinganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Nuko mu mwaka wa 5 wo ku ngoma y'umwami Rehobowamu,
Shishaki umwami wa Egiputa arazamuka atera i Yerusalemu kuharwanya, asahura ibintu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, arabijyana byose, ajyana n'ingabo z'izahabu zose Salomo yacurishije. Rehobowamu aherako acurisha ingabo mu miringa ngo zisubire mu kigwi cyazo, azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka, abarinzi bamushagaraga barazijyanaga, maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'abarinzi. Ariko indi mirimo yose ya Yerobowamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Ariko ibihe byose hakajya habaho intambara hagati ya Yerobowamu na Yerobowamu. Nuko Rehobowamu aratanga asanga ba sekuruza, ahambwa hamwe nabo mu muryango n'abo mu murwa wa Dawidi, kandi nyina yitwaga Nama umwamonikazi, maze umuhungu we Abiyamu yima ingoma ye. Igice cya 15 titire yawo iratubwira ngo iby'umwami Abiyamu. Mu mwaka wa 18 wo ku ngoma y'umwami Yerobowamu mwene Nebati, nibwo Abiyamu yimye i Buyuda, amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Maka umukobwa wa Abishalomu. Abiyamu uwakomeza kugendera mu bibi bya se yahoze akora byose, kuko umutima we utari utunganiye Uwiteka Imana ye nk'uwa sekuruza Dawidi. Nyamara kuko Uwiteka Imana ye yagiriye Dawidi imusigira imbuto i Yerusalemu, yimika umwana we wamuzunguye imukomeza i Yerusalemu. Kuko Dawidi yakoraga ibyiza imbere y'Uwiteka, ntateshuke ngo ave mu ijambo yamutegetse ryose iminsi yose yo kubaho kwe, keretse mu bya Uriya w'Umuheti. Nuko hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu iminsi yose yo kubaho kwe. Ariko imirimo yose ya Abiyamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Kandi habaho intambara hagati ya Abiyamu na Yerobowamu. Bukeye Abiyamu aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yima ingoma ye. Iby'umwami Asa. Mu mwaka wa 20 wo ku ngoma ya Yerobowamu umwami w'Abisiraheli, Asa yimye i Buyuda, amara imyaka 41 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Maka umukobwa wa Abishalomu. Asa uwo yakoraga ibitunganiye Uwiteka nk'uko sekuruza Dawidi yakoraga. Yirukanye abatinganyi abakura mu gihugu, akuraho n'ibishushanyo byose ba se bari bariremeye, ndetse yirukana na nyina Maka mu bagabekazi, kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Asa amutemera igishushanyo, agitwikira ku kagezi kitwa Kidironi, ariko ingoro zo kutununga ntizakurwaho. Icyakora umutima wa Asa wari utunganiye Uwiteka iminsi ye yose, kandi acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Uwiteka, n'ibyo yejeje ubwe, n'iby'ifeza n'iby'izahabu n'ibindi bintu. Ariko hakajya habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisiraheli iminsi yabo yose. Muri iyo ntambara Basha umwami w'Abisiraheli aratabara atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimire abajya kwa Asa umwami w'Abayuda cyangwa abavayo. Umwami Asa abibonye yenda ifeza n'izahabu byari byasigaye byose by'ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, abiha abagaragu be, abyoherereje Benihadadi mwene Taburimoni mwene Heziyoni umwami w'i Siriya wari utuye i Damasiko. Aramubwira ati, yewe nawe dufitanye isezerano, ndetse ni irya data na so. Dore nkoherereje ituro ry'ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Basha umwami w'Abisiraheli ripfe, kugira ngo andeke. Nuko Benihadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze, batera imidugudu y'Abisiraheli, batsinda Iyoni n'Idani na Abeli, Betimaka n'i Kinereti hose n'igihugu cyose cya Nafutali. Basha abyumvise arorera kubaka i Rama, ajya i Tirusa agumayo. Umwami Asa aherako akoranya Abayuda bose, nta n'umwe wemerewe gusigara,
bagirama bakurayo amabuye n'ibiti Basha yubakishaga, maze umwami Asa abyubakisha igeba y'Ibubenyamini n'Imisipa. Ariko indi mirimo yose ya Asa n'ibyo yakoresheje imbaraga ze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Ariko hanyuma ageze mu zabukuru arwara ibirenge. Bukeye Asa aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba hamwe nabo mu murwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Yehoshafati yima ingoma ye. Imana ihora inzu ya Yerobowamu ibyaha bye. Mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, Nadabu mwene Yerobowamu yimye muri Isiraheli, amara imyaka 2 ategeka Abisiraheli. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'ibyaha yoheje Abisiraheli ngo bacumure. Bukeye Basha mwene Ahiya wo mu muryango wa Isakari aramugomera. Basha mwicira i Gibetoni y'Abafilisitiya, kuko ubwo Nadabu n'Abisiraheli bose bari bagose i Gibetoni. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, nibwo Basha yamwishe yima mu cyimbo cye. Akimara kwima yica ab'inzu ya Yerobowamu bose, ntiyamusigira n'umwe uhumeka kugeza aho yamutsembeye rwose, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'Ishilo. Abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisiraheli ngo bacumure, nuko yarakazaga Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ariko indi mirimo yose ya Nadabu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Hanyuma habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisiraheli iminsi yabo yose. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Ubuyuda, Basha mwene Ahiya yimye muri Isiraheli hose atura i Tirusa, amara imyaka 24 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za Yerobowamu n'icyaha cye yoheje Abisiraheli ngo bacumure. Yesu Kristo abaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice 16 n'ibice 17. Mugire umunsi mwiza kandi mutangire weekend neza.